Ndagusuhuje wowe ukurikiranye isomo ryacu rya Excel. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibijyanye na picture layout. Picture layout ni ingenzi ku muntu ugiye gukoresha pictures muri Excel. Twabonye uburyo ki twinjizamo ifoto muri Excel. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe picture layout kandi ndakeka biraza kuba ari byiza. Nitwa Paul Habumugisha. Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo ushobora kutwandikira kuri 078 12 cyangwa se ukatwoherereza email kuri habumugishapaul7z@gmail.com. Dushimira cyane Green Apple Studio ndetse na Creative Design Group idufasha kubagezaho aya masomo. Reka dukomeze na picture layout. Iyi part ya picture layout muri format ya picture tools, iyo uyikanzeho ihita ikwereka utu option dutandukanye. Aha picture layout izagufasha kwerekana ubusobanuro runaka ku ifoto yawe. Urugero turamutse duhisemo aka gapakti, hano bahita batwereka umwanya wo gutexting cyangwa se wo kwandikamo. Iyo ukiritsemo ukandika urugero my picture, iyo wanditsemo my picture, ahangaha rya jambo rizamo. Byagenda bite? Iri jambo dushobora guhindura uburyo risa cyangwa se tugahindura na layout dufite uburyo isa. Ikindi nuko iyo ukanze hajemo aka kamenyetso ugaholdinga left click, ushobora kwigiza hirya cyangwa se ukigiza hejuru cyangwa se ukegereza cyane ku ifoto bitewe nuko weho ibyifuzo byawe bimeze. Reka twirebere izindi options zihari. Picture layout iyo umajije kuyikora cyangwa se umajije gushyiramo layout, bahita bakuzanira liste y'ama layouts dufite. Ahangaha bishatse kuvuga yuko udashatse gusubira inyuma ushobora guhitamo indi layout wifuza. Hanyuma iyi layout dufite ahangaha ushobora guhindura couleur yayo. Urugero ushobora guhindura tugashyira muri iyi couleur. Ikindi nuko tuba dufite smart styles dushobora gukoresha. Aha dushobora guhitamo nk'iyi ngiyi. No kuvuga ko ahangaha tuba dufite uburyo twahinduramo layout yacu. Ahangaha kuri add shape no kuvuga ko tuba dushaka kwadingamo indi shape imeze gutya, ariko dushobora kuyadingamo after, no kuvuga inyuma y'iyi ngiyi, before imbere, hejuru cyangwa hasi, above or below. Reka duhitemo after. Murabona yuko hahise hazamo indi shape imeze neza nk'iyi ariko idafite ifoto. Ushobora guklikamo double click with left click cyangwa se ukoresheje buto y'ibumoso kuri mouse cyangwa touchpad uri gukoresha kuri machine yawe. Iki gihe bahita batwohereza muri machine tugahitamo indi foto. Urugero mpisemo iyi ngiyi. Aha turifuza kuba twakwandikamo. Ese byagenda bite? Muribuka gapakti nahereyeho kanyereka text panel. Ni nkanda kuri text panel barahita bampereza ya text panel ya mbere nari mfite. Nshobora kugira icyo mpinduraho nkashyira mu nyuguti nkuru lettre ibanza. Aha naho nkandikamo irindi jambo nifuza. Urugero nshobora kwandikamo new picture. Okay. Iyi text panel ushobora kuyivanamo cyangwa se ukongera ukayisubizamo bitewe n'ibyifuzo byawe. Ikindi cya kabiri nuko iyo tumeze gutya dushobora kwadingamo bullets. Iyo wadinzemo bullets bishatse kuvuga yuko iyi text dufite aha hejuru iraza kuba ariyo main, hanyuma bullets wongeyemo iraza kuza munsi yaho ariko yigiye hirya ho gatoya. Bishatse kuvuga ngo ni elema y'iki cyo hejuru dufite cyangwa se ni elema y'iyi text yo hejuru dufite. Hanyuma dushobora gukuramo iyi text hanyuma tugakomeza. Text panel twayikuyemo.
Ahangaha rero reka dukomeze turebera hamwe ibindi bintu by'ingenzi. Iyi party iyi ngiyi ya right to left ni ukuvuga yuko igufasha guhinduranya ama layout twari dufite. Iyabanzaga ikaba ari iheruka, iheruka ikaba ari ibanza. Ibi byose twasetinzemo dushobora kumva tutabikeneye, tugakora icyo bita reset graphics. Reset graphic mubonye yuko idusubije neza neza aho twahoze, uburyo byari kuba bimeze mbere tutari editing. Iyi reset graphics ikora cyane cyane kuri iyi party ya smart add styles. Ni ukuvuga ko yaje igakuramo ka gaparti twari dufite. Nidukanda ahangaha birahita bigaruka muri mode ya mbere twari dufite, ndetse byongere bihindure couleur twari dufite. Noneho ahangaha dushobora none kubikonvata bikaba shapes, bikava kuri layer bikaba shapes. Bishatse kuvuga ngo ntabwo twaba tugifite design, nubwo twaba tugifite izindi party runaka zijyanye n'ibi ngibi, ahubwo biraza kuba shape zisanzwe nkuko twakwadingamo shape. Nidukanda aho yama option yose arahita agenda, uretse gusigarana format zishobora kugufasha kugira ibindi uhindura, ariko ntabwo turaba tugifite za option za text panel n'ibindi. Ndagushimiye kuba wakurikiranye iri somo. Ubutaha tuzaza dukomeza n'iyi party ya clip, hanyuma turebe ikimaze, niturangiza dukomeze n'ibyitwa shapes. Ndagushimiye.